Ni igitangaza kumva ko kuri uyu munsi ushobora kumva indirimbo za gospel imwe, ebyiri, eshatu, enye zikarangira nta butumwa n'umwe wumvishe, kuko abahanzi bose cyangwa se abanyamuziki bose bakora injyana ya gospel bari. Ese umuziki ufasha iki umuntu wifuza kwegera Imana? Ese ya ndirimbo ifite ubushobozi bwo kuba yafata umwana wagiye kuba mu muhanda ikamugarura mu nzu y'Imana? Ese ya ndirimbo ifite ubushobozi bwo kuba yafata wa muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, wa muntu udafite ubushobozi bwo kumenya icyiza n'ikibi, ikamuhuza n'Uwiteka Imana akamenya icyiza n'ikibi, kuri uyu munsi agahagarara imbere y'Imana ashima avuga ibyiza yagezeho kubera bya bihangano by'aba bahanzi dufite kuri uyu munsi? Hey guys, my people, my brother, nguhaye ikaze kuri Gihundwe Gospel. Nguhaye ikaze wowe wihebeye kandi ukunda Uwiteka Imana, wowe wizera udashidikanya ko guterana kwera ari byo biguhuza n'Imana kugira ngo kuri uyu munsi ube ugihumeka umwuka w'abazima. Wowe uhamya udashidikanya ko gufasha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ari byo bizaguha ubushobozi bwo kuzicara mu bwami bw'ijuru. Imana ikunda abantu bayo. Nukora icyaha ejo ukacyicuza, Imana izakubabarira, kuko kuri uyu munsi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Aka kanya wakibaza ikibazo kivuga giti, kubera iki hari umuntu utavuga, udafite umunwa, udafite amaboko, udafite amaguru, unanutse, ubyibushye cyane, udafite ubushobozi bwo kuba yakina football, udafite ubushobozi bwo kuba yakina volleyball, ariko we kuri uyu munsi ukaba ufite buri kintu cyose kiri ku mubiri wawe, ukaba ufite ubushobozi bwo gukora buri kintu cyose ku isi, ukaba nta rugingo na rumwe rwigeze rukuvaho cyangwa ruhungabane, nta kintu wahaye Imana, nta kiguzi watanze, nta kintu wigeze utanga kiruta iby'abandi batanze, ahubwo ari ubuntu bw'Imana, ari imbabazi z'Imana yakugiriye kugira ngo kuri uyu munsi uzaba ufite ubushobozi bwo kuba wahagarara imbere y'umwana w'imyaka 15, umusaza w'imyaka 50, umubyeyi w'imyaka 40, uba ufite ubushobozi bwo kuba wahagarara imbere y'imbaga y'abantu barenga ibihumbi 10, ibihumbi 5, ibihumbi 100 ndetse na miliyari, uvuga izina ry'Imana, uvuga ijambo ry'Imana, ariyo Mana ifite ubushobozi bwo kuba kuri uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima. Ko kubera Imana kuri uyu munsi ariyo mpamvu ufite ubushobozi bwo kuba waririmba, ko kuri uyu munsi kubera Imana ariyo mpamvu ufite ubushobozi bwo kuba wafata Bibiliya ugasomera abantu ijambo ry'Imana rikabafasha kandi bakanezerwa. Ijambo ry'Imana rigufasha iki? Imana izaduha gukomera, Imana izaduha gusenya ibintu byose biturwanya, byaba bikomeye cyangwa se biturusha imbaraga. Iteka buri muntu wese ahamya adashidikanya ko afite imbaraga, ariko izi mbaraga za muntu nta kintu na kimwe zatugezaho. Kuri uyu munsi duherereye mu gihugu cy'u Rwanda, dufite abahanzi bagiye batandukanye. Ikiganiro cyacu umunsi ku wundi kigiye kujya kibanda ku butumwa abahanzi baririmba injyana ya gospel batanga. Ese bufasha iki urubyiruko? Ese bufasha iki buri muntu wese wifuza kwegera Imana? Ni igitangaza kumva ko kuri uyu munsi ushobora kumva indirimbo za gospel imwe, ebyiri, eshatu, enye zikarangira nta butumwa n'umwe wumvishe, kuko abahanzi bose cyangwa se abanyamuziki bose bakora injyana ya gospel bariho kuri uyu munsi ikintu bitayeho ni amafaranga. Ntawe ureba ubushobozi bw'Imana, ntawe ureba icyo Imana izamutwara mu gihe azaba yatatiye igihango, mu gihe azaba yarenze ku isezerano Imana yamuhaye agatangira gukora ibyo yishakiye. Ariko nanone si byiza ko natwe duca imanza, kuko natwe ntabwo turi shyashya. Ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye, amakosa yanjye, amasomo yanjye ntabwo ari ubucuruzi bwawe. Tekereza ibibazo byawe mbere yuko uvuga ibyanjye. Ubuzima bwanjye ntabwo ari inkuru yawe yo kuvuga umunsi ku wundi. Ibi ngibi impamvu ugomba kubigarukaho ku munsi ku wundi, cyangwa se impamvu nshobora kuza nkubwira ngo ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye, amakosa yanjye, amasomo yanjye ntabwo ari ubucuruzi. Abantu benshi usanga umuntu yagiye gusenga mu muhanda, ugiye n'umuntu ufite tentile cyangwa se yarahinduye umusatsi,
uracumuye, uvuye mu rugo ugenda umutekerezaho, ugeze mu rusengero uricaye, wibagiwe ibibazo wari ufite wategerezaga kubwira Imana, wibagiwe amashimwe watekerezaga gushimira Imana. Imana yagukoreye ibintu byinshi mu mwaka wa 2022, 2023, ariko byose wabyirengagije. Uri kugenda utekereza ku mumama wambaye mini, uri kugenda utekereza ku mubyeyi ufite imisatsi igera ku birenge, uri kugenda utekereza ku musore mwahuye mu nzira wahinduye umusatsi, uri kugenda utekereza ku musore mwahuye utukana, uri kugenda utekereza ku musore mwahuye wambaye deshire. Nta muntu n'umwe kuri iyi si w'intungane, kimwe nuko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gucira urubanza mugenzi we usibye Imana yonyine. Nuhugira mu gucira bagenzi bawe imanza zitabarika umunsi ku wundi, uzashiduka ari we hubwo umunyabyaha uruta abandi bose babayeho mu isi. Imana yarakuremye igushyira mu isi. Ukivuka wasanze ababyeyi bawe, urakura ugira imyaka 17, 18, kuri uyu munsi uribana, wimenyera buri kimwe. Kugira ngo ubeho bigusaba gukora, kugira ngo ubone inzu yo kubamo bigusaba gukora. Waguze inzu, ugeze kuri byinshi, aka kanya ufite amashimwe menshi, ufite umugore n'abana, urahaguruka ukajya gusenga, ariko mu rugendo rwawe mu muhanda, mu nzira, uragenda uvuga abantu bambaye nabi, abambaye neza. Ni ikibazo. Kuri uyu munsi ikiganiro cyacu kigiye kujya kibanda 100% 100% ku muziki. Ese umuziki ufasha iki umuntu wifuza kwegera Imana? Ese umuhanzi nka Israel Mbonye ashobora gushyira hanze igihangano kigafasha abarenga 10,000 mu kuba bakegerana n'Imana? Ese umuhanzi nka Adrien Misigaro afite ubushobozi bwo kuba yasohora igihangano kikabasha gufata umugabo w'imyaka 60 umaze imyaka 10 ari umusinzi, anywa inzoga, adashyira icupa hasi, ya ndirimbo ikamuhuza n'Imana? Aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu udahamya ko indirimbo za Theo bose babireba ari zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa mu tubari, ari zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, ari indirimbo ushobora kumva muri resitora, mu kabari, muri hoteli, mu bitaramo abantu bakayibyina, ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ese ya ndirimbo ifite ubushobozi bwo kuba yafata umwana wagiye kuba mu muhanda ikamugarura mu nzu y'Imana? Ese ya ndirimbo ifite ubushobozi bwo kuba yafata wa muntu wabaswe n'ibiyobyabwenge, wa muntu udafite ubushobozi bwo kumenya icyiza n'ikibi, ikamuhuza n'Uwiteka Imana, akamenya icyiza n'ikibi, kuri uyu munsi agahagarara imbere y'Imana ashima, avuga ibyiza yagezeho kubera bya bihangano by'aba bahanzi dufite kuri uyu munsi? Ese kubera iki abahanzi baririmba injyana ya sekra dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo Bruce Melody, Meddy, The Ben, Christopher Muneza ndetse n'abandi bagiye batandukanye, iyo basohoye indirimbo ziri mu njyana ya gospel usanga za ndirimbo zikundwa cyane? Akenshi uzabirebera mu bitaramo bagenda bakora umunsi ku wundi. Nta muntu wakirengagiza ko indirimbo Urabinyegeza Bruce Melody yasohoye ubwo yarekurwaga mu gihugu cy'u Burundi afunguwe, ari imwe mu ndirimbo navuga ko zihagurutsa abakunzi be mu bitaramo agenda akora umunsi ku wundi. Ibyo wabibwirwa n'umuntu ukurikirana live performance z'abahanzi bakomoka hano ku mugabane wa Afurika. Ese umuhanzi nka Sinach afite ubushobozi bwo kuba yasohora indirimbo, ya ndirimbo igahindura wa muntu wari warabaswe n'ibyaha, wa muntu wari waranze kuva mu byaha, wa muntu wari warirunze warafashe ubuzima bwe bwose yarabugize ubuzima bwo mu ndayi, ubuzima bw'ubusinzi? Ese cya gihangano gifite ubushobozi bwo kuba bwacyakora ibyo bintu? Njye ndi Olivier Fernandez, iyi ni Gihundwe Gospel. Umunsi ku wundi tugiye kujya tubana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ikintu nakubwira ni uko Yesu ugomba kumwiringira. Yesu yakurinda inzara, Yesu yakurinda ubukene, Yesu yakurinda amagorwa yose, Yesu yagukiza indwara. Iyo ndwara yakubase, iyo ndwara yagutesheje umutwe, iyo ndwara wumva ko umunsi ku wundi ariyo nkingi ya mwamba, aricyo kintu ukwiye gutekerezaho. No,
Hinduka, tekereza ku Mana, ubundi wicare upfukame umanike ibiganza byawe uvuga uti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, icyo ushaka kibaho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Mana nyagasani, gitare cy'amahanga, Mana yaremye amabuye, Mana yaremye inyamaswa, ikarema ibiti ndetse n'amashyamba, Mana yashyizeho ibyo kurya, Mana yahaye umuntu ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi, Mana yahaye umuntu ubwenge bwo gukora imodoka, agakora moto, akabyara, akagira ubwenge bwo konsa umwana we. Mana yahaye umuntu ubwenge bwo gukora imiti, Mana yahaye umuntu ubwenge bwo kumva ko inka, ihene, intama ari inyamaswa zishobora kuvamo ibyo kurya. Mana yahaye buri muntu wese ubwenge bwo kumva ko ashobora guhaguruka akajya guhinga agakubona ibizamutunga mu myaka 10 iri imbere. Ngize ubu burwayi, ndakubwiza ukuri ko Imana itazagutererana mu gihe nawe 100% uzayiha umwanya wawe nta gushidikanya. Les amis, ndi Olivier Fernandez. Please click you subscribe to YouTube channel Gihundwe Gospel kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Les amis, see you. Love you so much. Love you so much.